Amahoro y'Imana abakunzi ba APR Gospel Rwanda, nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo. Bakaza neza kuri YouTube channel yanyu APR Gospel Rwanda. Mbere yo gufata ikiruhuko, mbere yo gusinzira, munyemerere tubanze dufatanye ijambo ry'Imana riri muri Zaburi ibice 4 umurongo wa 8. Zaburi ibice 4 umurongo wa 8. Abafite Bibiliya dufate Bibiliya dufatanye, baye kandi ntabifite ntega amatwi nta kibazo, byose biraza kuba bigenda neza. Zaburi ibice 4 umurongo wa 8 haranditse ngo ushyire ibyishimo mu mutima wanjye biruta ibyo uburumbuke bw'amasaka na vino. Bisubiremo, handitse ngo ushyire ibyishimo mu mutima wanjye biruta ibyo uburumbuke bw'amasaka na vino. Ni ijambo ry'Imana. Iri joro tugiye kuba twakaryama, tugiye kuba twakaruhukira. Ijambo rifite ubutumwa bwihariye, riratubwira ko iyo twiringiye Imana idukiza ibituhangayikishije byose, kandi tukaruhukira mu mahoro yacu, kuko niyo murinzi wacu ku manywa no mu ijoro. Ngo ahangaha bavuga ngo amasaka, si amasaka bavugaga na vino gusa, ahubwo bavugaga uburyo Imana uwayihaye wese bisaba n'ubwisabye abigera. Gushyira ibyishimo mu mutima wawe, bivuze ngo uba wiringiye Imana, wiringiye ko ariyo itanga ibyishimo, uzi itanga kunguka, itanga amahoro, itanga uburinzi. Namwe n'ibyatsi mbere y'uko uryama wirinde Imana, wihange amaso, wiragize muri iri joro, bityo Umwami Imana akomeza kuri hafi. Tudatinze dufatanye mu isengesho maze turuhuke. Data wa twese uri mu ijuru, ndagushimira ko waturinze umunsi wose. Mbere y'uko dusinzira, ndagusaba imbabazi z'ibyaha byacu. Kiza imitima yacu kandi utwegere kuruta uko twabitekereza. Turagusaba kuturinda ndetse ugaturindana n'ingo zacu n'imiryango yacu. Mwami mwiza, iri joro tugiye kunyuramo ntabwo twamenya ngo ni ibiki biri bubashe kuba byakariberamo. Gusa icyo tugusabye, uturinde ibibi byose. Turinde ubwoba n'ibyabasha kutugerageza aho turaba turi, twumva, tutabona. Mwami mwiza, tumeze nk'abantu bose bapfuye. Turagusabye ngo ube ari wo kubana natwe. Duhe ibitotsi by'amahoro, kandi nidukanguka ejo duhumeka umwuka w'abazima, uzaduha imbaraga nshya zo gukorera. Mwami mwiza, turakwizeye ko uri Imana idasinzira kandi idahunikiye, kugira ngo duhore tumeze neza, kugira ngo twongere turamuke. Utanga ingabo nyinshi zigapfa ku bwacu umunsi wose, ndetse n'iri joro ntuduhane. Nyagasani Mana, turakwizeye, twizeye ubushobozi bwawe, kandi twizeye ko wumvishe gusenga kwacu. Turabyizeye mu izina ryawe Yesu Kristo, tubikora n'ubushobozi. Amen. Niba iri sengesho ryaguhaye amahoro,
wumva muri wowe ugiye kuryama utuje, andika amen. Mwakoze gukurikira Gospel Rwanda, Imana ibarinde muri iri joro kandi ibahe ibitutsi byiza byiza byuje amahoro n'ubugwaneza kandi muze kurambira kubona ibyiza. Shalom, shalom.